Nshuti bakunze b'ijambo ry'Imana tubahaye ikaze aka kanya mu ijambo ry'Imana jyewe tugiye kuganira amagambo y'Imana ndi Nyirabagenzi Alice Mama Lionel umukozi w'Imana Imana yahamagaye muri ibi bihe ndabashimiye cyane abantu mwakomeje kubana nanjye mu ijambo ry'Imana mu masengesho no mu buhamya bwinshi twagiye tubaha kandi turabakunda cyane abakoze subscribe muri ntwari kandi n'abatarayikora namwe mugerageze muyikore ntacyo bitwaye nta kintu biba bitwaye rwose ni ibintu bitagira icyo bigutwara kuko ni ibintu bitamara umuriro muri telefone ni ibintu bitashyira virusi muri telefone yawe ahubwo iyo turebye tubona mwaba mutugiriye neza namwe mwigiriye neza kuko iyo hari icyigisho gisohotse cyangwa ubuhamya cyangwa amasengesho na gahunda yose ibereye kuri channel yawe uhita uyibona bikoroheye turabashimira rero mwebwe mudukurikiye muri mu mpande z'isi zitandukanye umutima wanjye uguwe neza kubakira uyu mwanya mugubwe neza imbaraga z'Imana zikomeze kwivanga mu byanyu kandi ndagira ngo mbabwire ngo wowe unkurikiye ufite ikibazo cy'ubushomeri kwifurije kubona akazi urwaye nkwifurije gukira wowe umaze iminsi muri situation itari nziza ngusabiye amahirwe yo kugubwa neza kuko biri no mu ijambo ry'Imana yuko tuzagubwa neza Imana igushyigikire ushobora kuba unkurikiranye maze igihe kinini wifuza urubyaro wararubuze nkwifurije kubona abana biragaragara ko maze igihe unkurikiranye ubuzima bwawe budahinduka butarengaho buri kwakira impinduka mu buzima bwawe wakira impinduka kubwira ijambo ry'Imana Imana ibashyigikire cyane rero ndabakunda ugiye gutangirana nanjye ugasozanya nanjye Uwiteka akomeze kukwagura kandi icyo uzakora cyose kizakubera cyiza ngiye kugusengera kandi ukomeze ugubwe neza mu ijambo ry'Imana umwuka wera akomeze kuba hafi yawe Mana ishobora byose ndagushimiye cyane ko uri umukozi w'umuhanga izina ryawe rihabwa icyubahiro uracyari ya Mana ivuga bikaba wategeka bigakomera uri umutabazi sengeye umuntu wese uri mu kaga kugira ngo umurengere umuhindurire amateka ufite ikigeragezo cy'inzara umuhereza ibyo kurya Mana ufite ikigeragezo cyo kugumirwa umuhurugo Mana uracyari ya Mana uracyakora imirimo n'ibitangaza ngushimiye ko ugiye kubana natwe muri uyu mwanya ugafasha umuntu wese aho aherereye muri situation yose arimo ukamugenderera kandi Uwiteka uhindura amateka ku buzima bw'uyu muntu ngushimiye ko ukiza abarwayi ugatanga akazi ugatanga ihumure muri ibi bihe bitanoroshye ugakomeza gutanga ihumure mu mitima y'abantu cyane cyane abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndagushimiye kubana natwe kubwira ijambo wadushyize ku mutima kandi ukariherekesha imbaraga zawe kuko ijambo ryawe n'imbuto itabora ngushimiye kuri Imana ifite ubwami kandi uzatuza abera muri gakondo yawe mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera amen amen Yesu abahereze umugisha mwinshi cyane abantu badukurikira kandi abantu bakunda kumva ibiganiro n'amagambo Imana yadushyizemo Imana ikomeze ibagurire imbago cyane kandi ihindure amateka ku buzima bwanyu murakoze cyane nagira ngo mbegereze mu ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Zaburi ya 94 turasoma duhereye ku murongo wa 4 Zaburi ya 94 turasoma duhereye ku murongo wa 4 haravuze ngo badudubiranya amagambo bavuga iby'agasuzuguro nkozi z'ibibi zose zirirarira Uwiteka bamenagura ubwoko bwawe bababaza umwandu wawe bica umupfakazi n'umunyamahanga bica n'imfubyi bakavuga bati Uwiteka ntari bubibone Imana ya Yakobo ntiri bubyiteho
mwaba ameze nk'inka mwe bo mu bantu, mwite kuri ibi. Mwabapfu mwe muzagira ubwenge ryari? Iyashyizeho ugutwi ntizumva, iyaremye ijisho ntizareba, ihanisha amahanga ibihano ntizahana. So yigisha abantu ubwenge? Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Tugiye kuganira amagambo kandi ndazi neza ko Imana imfasha kuko niyo yashyize aya magambo ku mutima wanjye, kandi impamvu iba yashyize ku mutima nuko ibizi icyo imitima y'abantu yantumyeho ikeneye muri iyi minsi. Turashimira Imana ko abantu badudubiranije amagambo kuri wowe, niko Bibiliya yavuze ngo badudubiranye amagambo, ariko Bibiliya igira ikinyarwanda kiryoshye kweri. Abantu badudubiranije amagambo kuri wowe bavuga iby'agasuzuguro gakabije ku buzima bwawe, banakwirariraho. Bitega Imana bayitegure. Abantu bose bagufasheho ijambo bitegura Imana. Abadudubiranije amagambo, twebwe twajyaga tuvuga ngo abadudubije, kududubiza amagambo. Bibiliya iravuze ngo bayadudubiranije. Abo ngabo bitegure inkonji y'agahanga. Imana iraje kuko ngo bagerageje no kumenagura ubwoko bw'Imana, barabumenaguye. Twebwe iri jambo Imana yarinshyize ku mutima muri ibi bihe bikomeye. Turi kwibuka abantu bacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Iri jambo Imana nta minota 30 ishize irinshyize ku mutima, niyumvamo kurivuga. Iyo umuntu ajya kukurangiza birangirira mu kanwa, bitangirira mu kanwa. Ibitekerezo bishyira akanwa bagatangira bakadudubiranya ibyo bagukorera. Ngo Uwiteka, murongo wa 5, bamenagura ubwoko bwawe, bababaza umwandu wawe, bica umupfakazi n'umunyamahanga, bica n'imfubyi. Abantu bakoze ibintu bingana gutya, ndetse n'abakibikora. Hari ababikora mu buryo bw'ibitekerezo, hari n'ababasha kubikora mu buryo bwo gushyiramo ibikorwa byo kugumya kurenganya no kugumya gutoneka no kugumya kwangiza amarangamutima y'abantu b'Imana. Ngo barangiza ngo bakanigamba. Ku murongo wa 7 ni kuvuze ngo Uwiteka ntari bubibone. Bageze mu rwego rwo kubona ko Uwiteka ubwo yabaretse umwaka wa mbere, wa kabiri, kugeza mu myaka ingana gutya, bamwe bakabona ko Uwiteka yabaretse bakagira ngo ntabona. Uwiteka arareba ndetse cyane kuko Bibiliya hari aho yageze iravuga ngo mwaba ameze nk'inka mwe. Aba bantu Imana bagereranije nk'inka. Ngo mwaba ameze nk'inka mwe bo mu bantu, mwite kuri ibi. Nk'inka zo mu bantu, mwite kuri ibi ngibi. Mwabapfu mwe muzagira ubwenge ryari? Imana iri kwibaza ndetse iri kubaza, iri no kuvuga, iri kuvuga cyane muri iri jambo. Iri kuvuga ngo muzagira ubwenge ryari? Aho mwahereye reka mbabwire, twabonye turokoka abicanyi, ariko abicanyi bo mu bitekerezo bariho dufite kuri iki gihe. Abantu bakwica mu bitekerezo n'abakwica amarangamutima, abantu bashaka kukwica uhagaze, abantu bashaka kukwicira amarangamutima, abantu bashaka kwica ejo hawe warahateguye bagashaka kuhica utarahagera, abantu bashaka kwica bucuru utaramubyara bagashaka kuburizamo. Ubundi muntu ushaka kukurangiza ungana gutyo hari ibintu abashatse kuburizamo. Ubundi umuntu ushaka kukurangiza ubyaye gatatu
warateganyaga kubyara 5 cyangwa 6 ababurijemo ibintu bikomeye. Umva abana baburijemo, terambere rya baburijemo, ejo hawe ababurijemo ibintu bikomeye. Ariko Uwiteka avuze ati mwankamwe aba bantu Uwiteka bagiranije nk'inka ziri zo mu bantu, nka zo mu bantu zitagira ubwenge. Ariko hari ijambo rivuga ngo ihanisha amahanga ibihano ntizahana, siyo yigisha abantu ubwenge. Uwiteka azi ibyo abantu bibwira ko ari iby'ubusa gusa. Imana itugirire neza cyane. Umurongo wa 9 rero niwo nshaka ko dutindaho, cyane. Uyu murongo wa 9 uvuga ngo iyashyizeho ugutwi ntizumva, iyaremye ijisho ntizareba. Niwo murongo nshaka ko dutindaho cyane. Imana yashyizeho ugutwi ntiyumva. Imana yaduhaye amatwi, ikaba izi ko aya matwi tuyumvisha. Yaduhaye ibyo ifite, nayo ifite amatwi. Ni Imana yumva. Icyambere ikunda kumva abayisenga, abayisaba irabumva. Hari abandi bantu ikunda kumva abantu badufitiye imigambi mibi. Ugutwi kwabo ugutwi k'Uwiteka niho gukunda gutinda cyane. Sifa kwa Bwana. Ugutwi k'Uwiteka gukunze gutinda cyane ku bantu badufitiye imigambi mibi, ku nama zabo zigufitiye imigambi mibi zikugendaho, mbega ku nama bakora ahariho hose baherereye. Ugutwi k'Uwiteka gukunda kuba kuri aba bantu. Imana ikunda kujya kutwumvira ibintu bibi bagambiriye kuri twebwe. Iyi Mana yo mu ijuru ikunda kujya kutuzanira amakuru, ikunda kutwumvira ibyo batuvuga. Yavuze ngo iyaduhaye ugutwi ntabwo ibasha kumva. Niko iteye. Ikunda kunyaruka ikajya mu nteko, aho abanzi bacu bicaye, aho bategurira gahunda, aho bapanga gahunda. Ikunda kujya kumva ibyo batuvuga. Aho uri utangira uyiha icyubahiro, utangira ufashwe mu izina rya Yesu. Ko Imana ikunda gufata umwanya wo kujya kumva gahunda badufitiye, gahunda mbi zabo badufitiye, kandi kazi kabiturotesha mu nzozi. Itabiturotesheje mu nzozi ituma abahanuzi. Iyo idatumye abahanuzi iduha impano yo kubyiyumvamo, ikiyumvamo ko abo bantu utari bubitabe cyangwa utari bwubahirize gahunda zabo bateguye uyu munsi. Kuko yagiye kutwumvira. Nihabwe icyubahiro iyi Mana ijya kutwumvira imigambi bafite. Irongera iravuze ngo iyo tanze ijisho ntireba. Muribwira ko iyi Mana yatanze ijisho ikaduha amaso areba natwe tubasha kureba? Ntireba. Ijisho ry'Imana rirareba, ryagera ku mutima w'umuntu. Tuzayikomeza ubutaha, ariko ndashaka kuvuga ku ijisho ry'Imana. Mbanze nguha amakuru y'ijisho ry'Imana uburyo rireba. Ribasha kureba mu nda yawe, rikamenya aho ikibazo kiri. Muganga yahebye na microscope na MRI yahebye, ariko ijisho ry'Imana ryareba rikamenya icyo urwaye. Turashimira Imana ko ifite ijisho iturebesha, kandi ikagira n'ijisho ry'imbabazi iturebesha mu gihe twakoze ibyaha twanagiye kure yayo. Turayishimira ko ifite ijisho ry'imbabazi. Nihabwe icyubahiro. Ikagira ijisho rireba aho ngaho, rireba. Iryo jisho ryayo riri kureba ibyo bintu wahishe, nimba ari byo wakoreye. Ijisho ry'Imana riri kureba ibyo bintu utunze, nimba ari bizawe, niri kubireba. Ndakutangariza ukuri mama ya Mungu ku mugani wa babandi. Iri jisho ry'Imana riri kureba ko ibyo bintu bitse mu nzu ari ibyawe. Riri kureba, rirabireba. Ijisho ry'Imana riri kureba ko iyo nda utwite hari umugabo wawe. Ijisho ry'Imana riri kureba, rirareba. Ijisho ryawe Imana we rirareba pe. Ijisho ry'Imana riri kureba ko ibyo bintu wavuze aho wabishyize ariho koko. Ijisho, ndashaka kuvuga ko ijisho ry'Imana we riturebera aho tutareba. Ijisho ry'Imana rireba mu nda y'ingumba, rikabonamo amahanga, rikabonamo rikabonamo abana, rikabonamo ishyanga rinini. Ijisho ry'Imana
nshaka kuvuga uryo ijisho ry'Imana riturebera, ariko riri kureba cyane, riri kugutunga urutoki, riri kureba cyane kuri uyu munyabyaha, ko ibyo wavuze ari ukuri, ibyo bintu wavuze ni ukuri. Ijisho ry'Imana rirareba, rirareba cyane, riri kureba nimba izo ntebe utunze zaravuye mu bushake bwayo, riri kureba. Ijisho ry'Imana rirareba, rikagera no mu cyumba uryamamo, rikareba ko icyo gitanda uryamyeho ari icyo wakoreye. Ijisho riri kureba, ijisho ry'Imana ryaje kureba, ryaje gusaka. Ijisho ry'Imana riri gusaka cyane, riri gusaka. Dore ijisho ry'Imana riraje muri ibi bihe, aya mezi abiri ijisho ry'Imana rije kureba umuntu w'Imana, rije kureba umuntu yaremye, rije kureba ko ibyo bintu ufite ari ukuri. Ijisho ry'Imana rije kureba ko ibyo bintu uri gukora mu murimo wabitumwe. Ijisho ry'Imana riri kureba akarengane bamwe bafite mu murimo, ririmo rirabireba, ririmo rirabireba. Ako karengane ufite mu murimo wayo riri kukareba. Ijisho ry'Imana riri kukareba, kandi riri kureba cyane umuntu ubifitemo uruhare, umuntu uri kukurenganya. Ijisho ry'Imana, ndashaka ko tuvuga kuri iri jisho ry'Imana riri kureba. Ijisho ry'Imana riri kureba nimba uwo murimo uri kuwukora neza. Ijisho ry'Imana rije kureba ko uwo mwanya uri gukoreramo w'akazi wawukoreye cyangwa wawuriganije, riri kubireba. Ijisho ry'Imana riri kureba ko uwo mwanya ukoreramo wawukoreye ikizamini. Ijisho ry'Imana riri kureba ko icyo cyangombwa ubitse, iyo perimi ubitse ariyo wakoreye. Ijisho ry'Imana rifite ibintu byinshi riri kureba, kandi rije kumara iminsi rireba. Ijisho ry'Imana rije muri uyu mujyi wa Kigali kureba ko ibyo muri gukora ari ukuri. Ijisho ry'Imana rije mu ntara rirabagendereye. Ijisho ry'Imana rije kureba ko ibyo mukora ibyishimiye, ko ibyo muri gukora nta marira biri gutera abo mubikorera. Ijisho ry'Imana, ijisho ryawe Mana, ijisho ryawe riri kureba. Ijisho ryawe ryaratambutse rigera i Sodomu, rirareba, riritegereza ngo rirebe ko ibyo baharega ari ukuri, risanga ni ukuri. Ijisho ryawe Mana, ijisho ryawe ryasuye umugabo umwe witwa Yobu, risanga koko yazize agatsi, rimurebye risanga akwiye gukubirwa inshuro ebyiri z'ibyo yari afite. Ijisho ry'Imana riri kureba ihohotera muri gukorera abagore banyu n'abagabo banyu mu ngo. Ijisho ry'Imana riri kureba mu bigo by'amashuri ko ayo manota muri gutanga abana bayakoreye cyangwa harimo irindi kata. Ijisho ry'Imana ryaje kureba ibyo bintu uhora uhakana mu madosiye, uhora uhakana nimba koko nta ruhare uba wabigizemo. Ijisho ry'Imana, ijisho ry'Imana riri kureba. Ijisho ry'Imana, Imana yambwiye ngo nze mbabwire ko ijisho ryayo ryaje kureba. Ijisho ry'Imana rije kureba, ririmo rirasaka. Ijisho ry'Imana ryaje gusaka, ryaje gusaka muri ibyo biro, muri iyo biro byawe, izo prudence. Ijisho ry'Imana riri kuzireba ibizahukoreramo. Ijisho ry'Imana, ijisho ry'Imana riri kureba iyo mfubyi wasabye ngo uyifashe nimba utarimo ikoresha nk'ikitorotoro. Ibyo byose ijisho ry'Imana riri kubireba. Ijisho ry'Imana ryaje kandi riramara iminsi. Mwitegure, ijisho ry'Imana ryaje kandi rigiye kumara iminsi. Rigiye kumara iminsi. Ijisho ry'Imana rireba. Wa mubyeyi w'ijisho ry'Imana rije kureba ko ibyo bakuvuga ari ukuri. Ijisho ry'Imana ntaho riri busige. Ijisho ry'Imana ryaje. Mana idufashe cyane. Ijisho ry'Imana ryaje kureba muri ayo madosiye ko nta manyanga arimo. Ngiri ijisho ry'Imana ndi kuribona, ryaje kureba amanyanga wakorewe, ryaje kureba agahinda watewe, ryaje kureba uburyo wariganijwe ibyawe. Ijisho ry'Imana ryaje kureba iryo perereza mwica mubwira abagore banyu ko mubakunda mukanabapostinga. Ryaje kureba ko ibyo muvuga ari ukuri. Ijisho ry'Imana ryaje mu nsengero kureba impamvu mwashinze isengero.
ijisho ry'Imana ryaje kureba impamvu mwashinze isengero, nimba ari ugukunda abantu b'Imana no kugira ngo mubavunikire. Ibyo byose ijisho ry'Imana rije gusaka, rirasaka pe. Hari umunsi ijisho ry'Imana ryarebye inziga z'amagare, araranduka rireba abanyagiputa bacikamo igikuba. Noneho ryaje mu ntara zose, ryaje kureba. Ijisho ry'Imana ryaje kureba ubwo Burayi winjiyemo, nimba nta manyanga wakoze kugira ngo wagere. Ijisho ry'Imana ryaje pe. Yababawe ko ryaje kureba amanota utanga kuri birete, nimba nta manyanga arimo. Ijisho ry'Imana ryaje kureba muri iyo nda yawe abantu umaze gukuramo wica. Ijisho ry'Imana ryateyemo pe. Wajisho we waje pe, wajuje kandi uratinda kandi uramara iminsi. Ijisho ry'Imana ryaje kureba ko iyo modoka utunze ari iyawe atari wakuye mu manyanga. Ijisho ry'Imana ryaje kureba ko amafaranga ufite kuri konti ari ayo wakoreye cyangwa ari ayo wariganije. Ijisho ry'Imana ryaje kureba kandi rirasaka rirebe no muri style mwambaye, nimba nta manyanga arimo. Ijisho ry'Imana ryaje muri abo mazahabu mwambaye mu ijosi. Ijisho ry'Imana ryaje kureba ako kazi uriho, nimba utasambana kugira ngo bakakugumisheho. Aho ryahageze ijisho ry'Imana, naho ryahageze. Ijisho ry'Imana ryaje mwabagome mwe mutegera abantu mu mayira mubaniga muvusha abantu amaraso. Ijisho ry'Imana namwe ryabajeho, ryaje kureba abantu mumaze kuniga. Ijisho ry'Imana ryaje kureba ayo masigara n'imogi munywera mu murimo wayo. Mu murimo wayo ho riranahatinda. Ryaje mu bashumba kureba amanyanga akorerwa muri biro. Ijisho ry'Imana ryaje. Ijisho ry'Imana ryaje kureba abo bana ufite wabyaye, nimba bose ari ab'umugabo wawe. Ijisho ry'Imana ryaje kurebayo, naho ryaje kurebayo. Ijisho ry'Imana ryaje kureba muri biro zanyu, muri abo madosiye. Yaje kureba amanyanga mufite. Ijisho ry'Imana ryaje kureba abakozi bakorera abandi, namwe ryabajeho buryo muri kwica akazi kabo kabashobuja. Bibiliya iravuga ngo mugandukire ababayobora. Ijisho ry'Imana ryaje kureba. Mbega ijisho we, mbega ijisho, wajisho we. Ijisho ry'Imana ryaje, kandi ijisho ry'Imana ryaje kandi riratinda, riramara iminsi no muryitegure. Ryaje kandi ijisho ry'Imana ryaje kureba ku nkozi z'ibibi, ryaje kureba abahemukira abandi. Ijisho ry'Imana ryaje kureba ababarenganya. Warenganijwe igihe kinini, warize igihe kinini, warwaye agahinda gakabije, ugeze aho urarusuhuza umutima. Ariko ijisho ry'Imana ryaje kureba impamvu y'agahinda ufite. Humura, ijisho ry'Imana ryaje kureba wabigizemo uruhare. Uwiteka aje nk'intwari kandi aje guhorera abantu be. Ijisho ry'Imana ryaje kureba mpamvu wasuzuguwe, gasuzugurwa n'abiyita abayuda atari bo. Ijisho ry'Imana ryaje. Imana itugirire neza cyane. Ijisho ry'Uwiteka ryabagezeho, bantu mwariganije abandi ryaje. Humura, Uwiteka kujeho wowe wariganijwe, wowe wahohotewe. Ijisho ry'Imana riraje. Hari umunsi ryarebye amarira Abisiraheli bari kurira, bari kuniha. Uwiteka aravuga ati nabumvise, muhumure, numvise kuniha k'ubwoko bwanjye. Mbona n'abantu bari kubatakisha kwa Farawo. None aha ndahagurutse. Ijisho ry'Uwiteka niryo ryabanje kureba. Undi munsi ijisho ry'Uwiteka rirareba, ribona uburyo i Samariya barimo bapfa. Bantu b'Imana bari gupfa, bararepese, barakoreye Imana, bararirimbiye Imana. Rirareba, ribona inzara igiye kwica ubwoko bwayo. Uwiteka arangije aravuga ati ijisho ryanjye ryabibonye. Ejo nk'iki gihe ndengo y'ifi izagura shekeri imwe. Ijisho ry'Imana rirareba, ribona umurwayi wamaze imyaka 38 ku kidendezi, atagira umurwaza, atagira umunagamo. Ariko ijisho ry'Imana riramureba.
maze umwami arahanyura aramubwira ati korera uburiri ugenda ijisho ryahageze. Haleluya, haleluya. Maze igihe urengana, maze igihe ubabaye, ariko ndagutangariza ko ijisho ry'Imana ryarabibonye. Itegura ijisho ry'Imana rije kugukura mu kibazo n'uburetwa urimo. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Turashimira Imana ishoboye byose ku ijisho ryayo ryaje kukurebera kandi uriraguhorera. Ijisho ry'Imana ryaje kukurebera, ubutabazi buraje. Ijisho ry'Imana ryaje kureba akarengane wagiriye aho hantu, ariko uhumure. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe, ijisho ry'Imana ryigeze kureba, n'ugutwi kwayo kwigeze kumva, yumva amagambo Penina ari kuvuga Hana. Ijisho ry'Imana rirebye ribona Hana ari kurebwa igitsure n'umukeba. Ijisho ry'Imana rihageze, Hana twita Samweli nawe ahinduka mama Samweli. Ijisho ry'Imana rirareba. Ndagushimiye ko ijisho ryawe rireba. Humura wowe umaze igihe urengana, humura wowe wariganijwe byawe, humura wowe wabuze abawe bose, kandi humura ijisho ry'Imana ryaje. Ijisho ry'Imana ryakubonye, giye guhora hoza ijwi ryawe. Ijisho ry'Imana ryabibonye, ryabonye akarengane wagize. Ijisho ry'Imana rirareba. Ijisho ry'Imana, ndashimira Imana ko ijisho ryayo rije gukemura ibintu byinshi ku buzima bwawe. Ndagira ngo twegereze Imana dusenga. Umaze iminsi wumva utazi impamvu y'ibyo urimo, urengana bene aka kagene, badudubiranya amagambo menshi kuri wowe. Niko Bibiliya yavuze ngo badudubiranya amagambo menshi, yarabarenze ay'ibihimbano. Wasanga waravanywe ku kazi n'amagambo badudubiranije, ukaba urugo rwawe urushenye kubera amagambo badudubiranije, ubukwe bwawe bukaba bwishwe n'amagambo badudubiranije. Ariko ijisho ry'Imana ryabirebye. Uhumure mwana w'Imana, uhumure. Imana yabibonye, Imana yaje guhindura ibintu bikomeye, kandi bazamenya urukundo rw'Imana ko ari rwo rukubeshejeho. Reka dusenge Imana tuyishimira ku bw'ijisho ryayo. Uwiteka, turagushimiye. Ijisho ryawe ryageze muri gereza, Paul na Silasi bafunze, rihageze ribacira isiri riti mu mpimbaze mbereke. Barakuramye, bavuga uburyo wera, bavuga uburyo utabara, bavuga uburyo uri inkuru, bavuga gukora kwawe no gukomera kwawe. Haleluya, haleluya. Ijisho ryawe rirangije rimenagura icyitwa imiryango, irakinguka, risinziriza abari babacunze, ribohora imbohe zari zirimo aho ngaho. Ijisho ryawe rikingura imiryango, hari imiryango igiye gukinguka ku bw'ijisho ryawe. Ndagushimiye ko ijisho ryawe ryitegereje muhungu wamaze iminsi ku irembo ryitwa Ryiza asabiriza, abantu bose bamuha ifeza bakamucaho bakigendera. Ijisho rye rimurebye ribona ntabwo ari ifeza akeneye, ahubwo nawe akwiye kuva ku irembo akajya kwamamaza gukora kw'Imana ifite ijisho. Petero na Yohana bahageze baravuga bati twebwe imbaraga ziri mu jisho, dutumbire. Abatumbiriye ngo utugomba mbari turakomera, ngo arahaguruka, ngo tangira kugenda abyina ikibungo avuna umugara, ngo abantu bose bateraniye aho ngaho bamubona agenda ashima Imana ku bw'ijisho ryawe ryari ribiteye. Ijisho ryawe ryarebye uburyo akagezi gakamye ikireti. Ijisho ryawe ribwira Eliya, riramubwira ati ijisho ryanjye ryabibonye ko akagezi kakamye, ihuti Serafati ku mupfakazi. Aho ngaho niho nzazamura izina ryawe, uzakura ubuhamya bushyashya. Ushimiye ko ijisho ryawe riturebera aho tutaragera, ijisho ryawe riturebera aho tuzajya. Haleluya, haleluya. Ijisho ryawe riturebera n'abana tuzabyara tutaranashaka. Ijisho ryawe riturebera imbere aho tutareba. Haleluya. Ndagushimiye ko ijisho ryawe ryaje kandi rigiye gutinda. Urakoze Mana. Ijisho ryawe nirirebera umuntu wese uraha, warenganya arenganurwe, wabuze akazi akabone, ushonje abone ibiryo, ushomera asubizwe. Ijisho ryawe nirirebe
wajishowe reba ubwoko bwawe igihe bumaze kuri uwo musozi busuhuza umutima byarabacanze. Wajishowe urakoze cyane. Ndagushimiye Mana kuko ukoze kandi ukabutabaye, kandi abantu bari bagiye kuvugiriza impundu kunesha baswase kubwijisho ryawe rije guhindura ibintu. Urakoze, turagushimiye Mana iturebera kure, kandi ukomeje kuturebera kure, ukomeje kuturengera. Ngushimiye kuri Imana y'amaboko, ikiganza cyawe kibane n'umuntu wese twari kumwe muri iri jambo, kandi ibisubizo byawe byihute vuba kuko uri Imana y'amaboko. Ngushimiye kuko uri birenze ibyo nsabye, mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amena, amena. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen, amen. Shalom, shalom.